Remera. Ubwo rero muri izo Remera zose ufate Remera hakurya kuri Stade Amahoro, BK Arena, Convention n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Naho ngaho. Mana yacu ni nziza. Kandi ibihe byose hari amasomo atatu ngiye kubabwira. Murabona ko nta nabira nazanye. Suko ntayizanye hano. Ariko ntabwo ushaka gutinda. Irya mbere ni Zaburi 107 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ni mushimiru Uwiteka kuko ari mwiza. Ni irya mbere. Irya kabiri ni Abaroma 15 umurongo wa kabiri. Haravuga ngo umuntu wese nanezeze mugenzi we amukomeze amubere inyunganizi. Irya gatatu ni Zakariya 14 umurongo wa 9. Haravuga ngo uwo munsi Uwiteka nugera, Uwiteka azaba umwe n'izina rye rizaba rimwe kandi azaba Imana imwe. Nayo masomo atatu gusa. Munyemere dusenge rero. Mana yacu turagushimiye kuri mwiza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kwa duhaye umwuka wera utuma tubasha kuba umwe. Tugushimiye kwa duhaye inama yuko buri wese abinyunganizi ya mugenzi we. Tugushimiye ko kuherezo rya byose uza Uwiteka uza umwe n'izina rye rikaba rimwe kandi uzaba Imana y'abantu bose. Duhe kubyizera mu izina rya Yesu. Ngaho buri wese nasuhuze mugenzi we amubwira ngo shimira Uwiteka kuko ari mwiza. Munye murakoze cyane rero. Umugabo umwe mvuze bukirwa mwumvise. Umugabo umwe yavuye guhaha, ariko avuye guhaha ahantu yageraga iwe ntabwo imodoka hageraga. Hari abantu bafite imodoka babariho ariko zitagera mu ngo zabo bakajya kuzicumbikisha ahantu. Ariko aravuye guhaha ibintu biremereye cyane kuko ubigerageje ukabishira nko mu mufuko umwe byapimaga ibiro nka 80 kandi byagomba kugera mu rugo. Hanyuma ageze aho imodoka iparika, hanyuma ashaka umukarani. Amaze gushaka umukarani rero, umukarani arabyitegereza arabwira tumva rero boss, urumva boss, iki gifuka urambe 2000. Boss nawe aramureba tumva nkubwire rero ati hoya ati ndagutera senkisi. Nuko umukarani na boss rero bararebana. Barimo barebana baraharira, boss ati ndaguha 1000. Umukarani ati nkubwize ukuri rero boss, nutambe 2000 singitwara. Boss nawe aravuga ati rwose ni 1000 ntabwo nyerenze. Hanyuma umukarani aritarura aramwitegereza, amwitegereje aramubwira ati umva rero boss burya Imana ni nziza pe. Haleluya ati amen. Ati Imana yaguhaye amafaranga ikwima imbaraga, nanjye yama imbaraga inyima amafaranga, nutampa ntacyo njyana ndebe kugitwara. Nuko boss itira ati ngaho muri gitwara ndaguhasha. Ati hoya ati ndisubira turampa 3. Ati kutakikorera se. Imana yacu ni nziza kandi ibihe byose. Reka hubwira ko Uwiteka ari mwiza kandi agira neza. Yafasha abantu b'abakire abaha amafaranga menshi, ndetse arangije afata abakene badafite amafaranga abaha imbaraga mu izina rya Yesu. Impamvu yabikoze rero nuko kugira ngo umuntu wese abere undi nyunganizi kandi amukomeze. Bivuze iki rero? Imana izagufata iguha amafaranga, nimara kuguha amafaranga ikwima imbaraga zo kuyikorera, hanyuma iziho ubishoboye yikore nawe mu amafaranga. Please hagaciro ufite imbaraga kuko ntazufite. Reka kumusuzugura ngo ndagutereje, uramutereje rasura kikorera. Hagaciro ikimana yahaye umuntu, icyo afite we ntugifite, nanjye ndahagacira ibyawe. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, hari imvugo yategeye ntajya nemera pe muri filozofi yanjye, mu nyurabwenge yanjye sinyemera. Ivuga ngo abakire si abantu, kandi mara kuvuga ngo abakire si abantu wamusaba kumana ngo boss wampaye ifuti se. Ntundo sura karifuti kandi abakire atari abantu. Iyo mvugo siyo. Imana ni nziza, Uwiteka ni mwiza, Uwiteka agira neza. Yafasha abantu bose, buri muntu wese amuha icyo ashoboye, amuha icyatuma abaho. Reka nkubwize ukuri rero, reka dushimire Uwiteka ko ari mwiza. Yafashe umuntu mu mafaranga agura moto, amaze kuyigura moto nanjye masenyisa yo kumubwira ndi nkamuhagarika hagarara. Kandi yahagaze arambwira ngo boss urajya he boss? Kandi nanjye ambwira ngo boss arabandi boss urangeza wose boss. Umwe ni boss wundi kuko atafite no ntiyabaho. Bivuze ngo gura moto yawe nanjye mvire senyisa yanjye rero. Ntayafite ntiwabaho. Nawe utayifite sinagera iyonja. Nyubaha ko ufite senyisa yanjye, nawe ndako ufite moto yawe. Ariko nyubaha twubahane rero. Uri boss kuko ufite moto, nawe ndi boss kuko ufite senyisa yanjye rero.
yaguhagarara niyo mpamvu yagarara ngo boss uragara hese nabo boss nawe urageze hose mwese muri wa boss kuko buri wese afite ibyo ndadafite turakenyeranye niyo bavuga ngo mubara 15 ku burwa karoba ngo umuntu wese nabera undi inyunganizi amukomeze. Uwiteka ni mwiza, Imana yacu nziza ibihe byose, Imana igira neza. Yafasha abantu b'amafaranga nyine yabagura amamodoka menshi barayagura pe imwe ebyiri hari abantu bakiza bafite amamodoka pe bakagura imwe ebyiri eshatu enye eshatu hanyuma yamara kuyigura rero nawe akaguha bitandatu byawe yamara kuguha bitandatu byawe batumva rero uyu mwanya ndawuguze urangiza amatimba kandi ukavuga ngo hagarara muri gare ngere mu muryango neza kwamuha bitandatu byawe kwamuha amafaranga yaraka kugezayo. Reka mbabwize ukuri umva abantu mwese mufite amamodoka Imana izabongere n'ayandi namwe bongere n'ayandi hanyuma namwe abatega Imana izabongere gutega mu izina rya Yesu. Uwiteka ni mwiza, nguko uko Imana igira neza, nguko Imana isaranganya abantu, nguko uko Imana yafasha abantu irangije ibaha ibyatuma buri wese abaho. Ntabwo Imana yigeze ifata umuntu ngo imugire imureme imuhe icyatuma atabaho. Imbaraga yaguhaye, ubwenge yaguhaye, ubushobozi yaguhaye byose ni ibyatuma. Mbabwiza ukuri banyamuye macuti zanjye, mureke dushimire Uhoraho kuko agira neza. Uwiteka ni mwiza, yatugira neza mu izina rya Yesu. Twakirane mu bituremerera. Reka nkubwize ukuri, ubasha kugira abana ukaba ufite n'akazi ariko ukabura uko barera. Wamara kubura uko barera ugashaka umukozi ubarera rero. Uwo rero barera uramukeneye kuko abakurerera namara kubakurera uzabona ku kazi. Ariko rero ndabakurerera nanjye uzampemba, ndabagufatira neza, ndabaheka n'ijye uboza n'ijye ubambika n'ijye ubasiga n'ijye ubamesa n'ijye ubahehera. Please nyubaha rero kuko nanjye icyo mfite nicyo nshaka kukurera abana. Ariko rero urama amafaranga urampemba, urabaho nanjye beho. Ariko nutangira murabizi y'abakozi bagiye bitase ceceka umukozi yagiye byihorera munasha umukozi yagiye agaciro k'umukozi wo mu rugo ukamenya uko yagiye. Iyo yagiye abantu babahungabanye ibibazo byavutse ngo nta mukozi mfite arigenge mbwira umuhara ariko reka ngo ubundi tujya kuba ku rugo twaba ko tuzarwubakira ku bakozi. Ariko ni ngombwa uramukeneye rero, ubwo umukeneye rero mwubahe nawe akubahe kuko mwese mugomba kubana muri magirirane. Umuntu umwe yasaza umuntu kunzira kandi ngo ndimo ndasoza. Umuntu umwe yasaza umuntu kunzira kwa kundi bafunguza ateze ikiganza ati mfungurira, undi aramwitegereza yari umuntu ugira neza koko pe aramufungurira amuha amafaranga. Amaze kuyamuha undi araceceka. Tumenyereye twebwe abanyafurika rero twebwe mu muco wacu wa Kinyarwanda twezwe tumenyereye umuco wa kimuntu. Tumenyere ngo iyo umuntu aguhaye uramubwira ngo murakoze. Uyu wera baramuhaye ntiyakoma arabika aricecekera. Amaze guceceka boss arabwira atari kose sha wararezwe cyangwa ni warezwe ndatese kubera iki boss ni kwa nguhaye kwa mfunguje nkaba nguhaye hanyuma ukabutambwiye ngo merci cyangwa se murakoze. Nuko nyiri guhabwa arangije yari yicaye yubura amaso aramwitegereza aramureba. Amaze kumureba ati none se boss anurati karame ati ari giye uhawe nawe utanze ukwiye kubwira undi ngo urakoze ninde? Undi ati ni wowe uhawe kuko ngo hari wagomba kubwira ngo urakoze. Ati hoya ati wabicuritse boss ntabwo wasomye Bibiliya. Umva ati ni wowe wagomba kubwira ngo urakoze kuko mu byakozwe no mu gice 23:5 hararitswe ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kubw'ibyo rero kubera ko umpaye ubonye umugisha ahubwo utabara umugisha kuza ukura hehe? Ahubwo mbwira ngo urakoze kuko umbonye ukamba. Iyo utabara kuzovana hehe? Biravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. None rero kubera ko umpaye ugiye kubona umugisha byase ko mpawe ndabona umugisha wo ahubwo ngaho genda Imana umugisha kugenda Imana iguha ahubwo mbwira ngo urakoze ngaho mbwira. Filozofiya ya Bibiliya itandukanye na filozofiya. Ni mushimire Uhoraho kuko ari mwiza. Imana yacu ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza. Nguko uko Imana ifata abantu, nguko uko Imana igira abantu, nguko uko Imana irema abantu, nguko uko Imana ibeshaho abantu, nguko uko Imana itunga abantu. Nsoza rero nkubwire ngo ibyo ubukira n'ubukene mu isi bizaho neza yavuze muri 12 abo ngo bakene muzabana iminsi yose. Ariko reka nkubwire ubukene bwawe n'ubukire bwawe bikwiriye kubana bigahura, byahura bikavuga iri jambo rivuga ngo nyubaha nanjye nkubahe twubahane hanyuma